muragiye ngo n'igise urabona ko ubuzima bw'Ikigali bwaducanze nanjye gusaba akazi amaye uruhinja nkaho se none ndawaguhaga What? nuko nyine nanakazi gawe uruhinja sore kubona ntazi kuvuga cyangwa uruhinja rugira umutwe ungana ahubwo se umutwe w'uburetse ubundi ahubwo ikibazo nanakazi gahari ikibazo nakazi gahari ubundi ubwo nakahe kazira ukubura se ntiwabibasha gukoropa se ibyo ntiwabibasha guteka se ubwo se buriya wateka njye nta kazi nakora njye uzana unakoze nakuze ahantu umva heza umva nkazamo umva akazi kose wama kose gahari shanagakurira neza pe we nuko utabikira ahantu hose nakuzi hose ariko akazi ko nakuboneye sha yebawe What? enda jya kuvoma muzanira amazi dore noneho akazi karaha maze iminsi ndarayabuze dore niyo bakubona maze n'iminsi dore nanakaraba wanyinuka neza imyenda yanjye uyu niwe mwenda afite uri uyu nguyu ariko ihute unzanira amazi rwose akazi ko wakapfa nawe uri umugore ko namubugira binabishije kandi byose nabishobora amaye nka data sibyo nakubwiye hano nakazi nakubonera koroshye aka niko kandi koroshye karimo none nuko ngangunani mugira ko mugira igimugwaye mwenye amajerekani abiri uzajya uvoma 6 ku munsi nibwo koko aka kazi karagoranye umugabo ikimfe kwihangana ngenda ariko yanjye ikibazo cy'amafaranga amafaranga wanjye sikura n'amafaranga narabaye no gukinisha umuntu utamuzi amafaranga Oya, rwose ntugire ikibazo amafaranga yarahari umuntu bitari buze kuruhara Mitsutsu! Bimeze bite Mitsutsu? yanyanze Umva, ntabwo dasubijwe ko nkubuye. maye nka rwasabahizi Ntabwo amaze kuri nakubuze phone washyize. Phone nyine. fone yo rwose yo niba sinzi hano nayirambitse Warume muke ariko kuba nkubuye. Uragenzwa n'iki sasa? Ya gahunda twaganiriye. Kuri ya gahunda twari dufitanye. Urayiyobe wase Mitsutsu? Mama ndo avuye kuvoma Oya, wa wundi twari dufitanye. Ni gahunda. gahunda none se gahunda ahubwo se n'uwa hehe gahunda rero umwana ngo ni gahunda Surprise! gahunda ntawe nzi Wakuga twamushire wanje yaje kuri gate. nawe reka bambwira ko gahunda ngayoberwa hano ari gahunda se ahubwo none se twari twabivanye twabivuganye nuko ubanza ugapisa nyine nawe yego da Ariko chapo ibyo uvuga nibyo. Kwa kundi ko twe twavuga akira. Ariko Amerika mefashe we ahantu hose ureba aha hose winje mugana aha hose rwose arebe nta kibazo naha reka mufungurire unarebe n'ibyo tujyemo ni heza umuntu wese wagize nubwo aba yifuza gutaha What? uriya muntu nari mwazo uri kuguruka nifutamo amafaranga yawe karamba ariko
What? Arambona sha. Arambona papa nda. Aku mbona hiyo nambe neza. Papa Rangi. Gayimo kukamwifi akasenyera papa nyine anwaje nyine kare umuntu kwikorera amafaranga anwaje ukandetse hano ubundi nyine ubundi mwikorera amafaranga bene wanyuko abene nyuko ko aswanyu ko asura je ukifata kama ngiye ngutwaza amajerekani umuntu wambaye white nkiyi umuntu w'umusore kavukire yaregeje ayake cyane gisuzwe je ntwara amajerekani bufasha kugira ngo nyine indebe nimba bari bunihere senkisa kari ubufasha nagusaba. What? Umva ndakubwiye uzashakire n'ahandi ngiye ntago ngufashije jewe akareka ntago ngufashije none umva ibintu bavuze nibyo pe sikako duturanye kavuze ngo umva ngo papa wawe nimbwa ntabwo gashobora amajerekani ngabiri ngo icyo ashoboye ngo ni icupa none nsanze ari kara kagabo kimbwa kabize ngo ngiye ntago nashobora amajerekani abiri nshobora amacupa siko kara kagabo gasuzugura umva reka nze nka nk'imwe ibi karabana bino binari ibibyimba biri hano kanze nkwereke sha ibi ngo amajerekani abiri ntago nashobora ngewe papa kemeze kuko babaye kari kubivuga imbere y'abantu bose akanyega gutyo ariko papa we kunuba ni igisebe ibintu tahe wumva inini ufite umva reka kara kagabo nje kugashaka ubundi tuzaza gukora turebe ibyanjye Sorry, umva kazi. Akahe? Kakandis, kariga fiti koni nasi. Akahe kari nje uba muri iyi nzu. Bivuze yuko ngiwe natekereza rero. Kabwira kazi se vuba njabikona njaye ukone mfunika nyikoreye rero. Mubwira azayishira amafaranga yanjye. Mubwire vuba nawe Va mwana what? Vuga buke ugabanye amagambo. Uwo muntu nimba yaguhaye akazi hari ahantu yagiye ashobora kugaruka nkuko atagarutse wazaza ye. Ukabana n'imburi na gasore uvuga mbwira nimba nawushiye kunyene imitwe rero na umushinya nawo uzi ko numufite rero njye nagunzi ubona ubwo umva neza mubwira aze bitarabana bihugu mubwire Bara wa mwana ihangana ugabanye amagambo ahangaha harimo umurwayi uri mu byaha wisakuza avuga gake hano ni muri farumasi yibeshye umuryango imitwe rero ubu ngubu ninjye hano nasangamo umurwayi rwose mbabarira ntabwo ndi kukubeshya ahangaha harimo umurwayi ariko ubu aka kanya ushobora kubona akize cyangwa ugasanga akiri muretse ukajyayo wamusakuriza kandi urabona aracyarwaye dise binandeba bwira ko gasozi mbaye n'agasozi simbizi kavuze amafaranga yanjye mamagare ribu rero wa mwana ngaho mbase urabona nawe uri umuntu ukomeye
ihangane twumvikane ibyo byaribwo byo aba ntabwo byari bikenewe sibyo se mwana we karame shari ibyo ntabwo bikureba wowe ntabwo bikureba hanga umugabo nasohoke ntabwo bikureba shari ntabwo bikureba shari we ntabwo bikureba ibi ni ibintu tumva hano urabona aba bantu uyu mugabo wari uri mwaha uyu mwana amaze iminsi ararwaye mu mutwe umva rero shimubwire uyu muntu ureba aha ngaha yaraje kwishyuza ibintu by'ibishingwe kandi nishyuye bagenzi babo njyewe uvuze yuko ndi umuntu wishyuza ibishingwe ariko se uyu nguyu yambwiye ngo urarwaye urwaye sheri cyangwa iyo ugiye kwa muganga baguha umuti witwa bebe bwira shamu sheri watagiye kubeshya ngo ndarwaye kumbe wanze kwishyura ibishingwe yewe ntabwo nishyuza ibishingwe nyir'urugo namuvomeye uriko yumva nyir'urugo ni agasheri wanjye se uyu hoya sha yakubeshye uriko yumva twa dusore tugenda dutira amageto unawe ukagenda ngo bebe uwo muntu yari afite n'inkoni n'imbisuteri sheri wakwishyura umwana akagenda 500 zanamwe magana angahe 500 sheri nawe ayo ngayo ntabwo ari menshi yamuhaye akakana ndebe ko kavana ukareke gusakura mbamuko nagasakuza hasakuza urusaku uriko yumva neza umva meneza 500 hano nigeneye kubona mwebwe wenda umuntu wagutije geto yayaguhaye mereza 500 Nese na telefone ufite ngo nyakorerezeho telefone ngiye kumazi banga rero zimbaraga imba nakoresheje urazizi mereza 500 nigende wa mwana wakorereje ibibazo ufite telefone nagushyiraho 600 bakagukata ijana ugafata 500 afunze sikare mugabo ari kubigira ibintu imikino we ngewe uko ndi mineri mbamagarize ngewe ubundi umwana wawe wabimuha nawe nta nubwo wabishobora kuko ntabwo ufite sheri rwose yamuheye twigendere n'umwana ndabona afite ibibazo byinshi mbere wa mwana we amafaranga rero kanyagura ariko umenye nyabaye ku mutima gusa nuhura n'umuntu wayagutumye umubyeyi azatore hano uko amazi ntabwo yandi simbonye yakura mu mufuka cyangwa yakuye mu mugongo kuyakura mu mugongo na urabona ukuntu kariya kana kaduteye stress shani kariya kana kaduteye stress none kavuyo n'agasaku biba ariko ihangane ariko ari ikintu nari nibagiye kubaho icyese wa mwana muko ngaho nimba uwo musore yakubwiye ko iyo nzu ari iye ukarakwereke imyenda ye 2 sheri si ubwo wabura imyenda 2 yizane ubareka agakana n'undi munsi katazagukiniraho nyine sheri imyenda yose nagiye kwifurisha muraho nitwa Elisa Ineza Kevin bakaba muzi ku izina rya Bwenge ibintu dukina ni komedi kugira ngo tubakorere umunsi nishime abana si byiza gusubizanya n'ababyeyi banyu nabi babyeyi namwe si byiza kubwira abana banyu amagambo akomeretse reka nawe sigara bivuze ati nimureke abana batonya bansange nimubabuze kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo akandi kantu ndabakunda simugenda mutakaze subscribe kuri Bwenge nasi mwikande hano bye bye yababwiye byose ababwiye bye 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 bye